Madu nyumva Madu we washije siku nkunda maze kutubwira ngo yagiye kuri internet ngo areba guteka ese ko guteka yatekeye bangahe bamuhaye ikindi gihumbi azongera gusubiza kuri iyo internet cyangwa se azashyiraho sensa agasevinga indi sensa we niko bimeze ashobora kuyijyaho uyu munsi ejo ntazongera abazi icyo kwikoresha kizima kandi nawe kumwima telefone hari igihe umwana ashobora kurira uri kumva oya kurira ntacyo bivuze yego ashobora kurira cyangwa se iki ahubwo ushobora kumuhereza telefone urumva ikibazo nanone ushobora kuba ufite umubyeyi nanone nawe utazi akamaro ka internet sibyo mu by'ukuri nimba ubona reka wenda tugaruke kuri twebwe njye uri kuvuga ibi bintu ese internet njye uri kubikubwira itumariye iki mu by'ukuri twatangije ino 4G team kubw'amahirwe tubona muri internet tubasuze meze mute nizere ko meze fresh kabisa nizere ko mu vibra aho ngaho mwese ndimo kubabona kabisa mumeze neza cyane hanyuma nge ugiye kuyobora kino kiganiro nitwa Morgan cyangwa se Mr Momo kwa bivuga kose birakunda kabisa ayo mazina yose nayanjye meze fresh aha reka rero mfata umwanya nshimira abantu bose bakoze subscribe hanyuma kandi nongere nshimire buri muntu wese waduhaye comment kabisa comment zacu zanyu zatugezeho kandi kabisa ni fresh bimeze neza ibintu biri kugenda neza hanyuma reka muri kano kanya rero tubafite iki kabisa tubafite topic angaha ikaze cyane ku rubyiruko muri rusange nkuko musanzwe muzi ibiganiro byacu twibanda ku bintu bimwe na bimwe bivugwa cyangwa se umuntu yatangaho ibitekerezo byagirira urubyiruko akamaro muri rusange dufite topic imeze gutya iravuga ngo ese internet yacu dufite muri no misi hari akamaro yabimariye urubyiruko cyangwa se ahubwo benshi mu rubyiruko iyo internet tuyifitemo ibihombo byazafata ubuzima bwacu bwose koko murabizi ko dufite internet kandi kabisa igeze ahantu hashimishije muri no minsi ariko ntago tubibona kimwe cyangwa se biri kuvugwaho kimwe nibaza koko iyo internet nk'urubyiruko idufitiye akamaro koko hari akamaro iyo internet idufitiye yego idufitiye akamaro okay niba idufitiye akamaro rero ndatekereza ko ariko wowe bitekereza ariko reka mbaze wenda na bagenzi banjye hari akamaro internet yawe idufitiye muri no minsi tugezemo cyane kandi gakomeye cyane yes okay ndumva mwese muri kuvuga ko idufitiye akamaro ariko ubwo muraza kumbwira nako kamaro idufitiye akariko hanyuma mumpe n'ibimenyetso byerekana koko ifite akamaro Tony nawe ni kubyumva internet ifite akamaro cyangwa se ahubwo hari abafitemo abo izatera ibihombo byinshi cyane nk'urubyiruko ifite akamaro ariko izanateza n'ibihombo urabizi na corona niko imeze ariko izanateza n'ibihombo internet ndakurahiye internet irahangaha irakaze kabisa bamwe ngo babifitemo inyungu abandi ngo babifitemo ibihombo bizagera ku buzima bwabo bwose Cecile nawe niko bibona koko internet dufitiye akamaro cyangwa se hari wa mugani nabo idafitiye akamaro ahubwo izakubita ibihombo yego arabo ifitiye akamaro ari nabo ifitiye ibihombo bitewe n'ukuntu bayikoresha yego birumvikana ko muri makeya akamaro karahari wa mugani nkuko mwakomeje kubivuga ariko nanone hari n'ibihombo hanyuma nihuse cyane reka turebe ubundi ako kamaro internet idufitiye umuntu ashobora kukerekana cyangwa se ibyo bihombo wa mugani nabyo biragaragara kuko hari ibintu ibyo tuba tuvuga ahangaha hari abantu baba badukurikiye nyamara baba bashaka kumva ibyo tuvuga ibyo ari byo cyangwa se baba bakeneye kumva ibyo tuvuga kuko ari ukuri cyangwa se byabagirira akamaro kuko iyo internet hari abantu mubona yaba yaragiriye akamaro bigeze ku rwego rushimishije cyangwa se hari nabo yateye igihombo ndagira ngo ibi bintu tubivugeho kuko internet muri no minsi ni ikintu kabisa buri muntu wese ageraho kandi akoresha umunsi ku wundi ari umukecuru ari umwana mutoya ari umusore ari bose twese internet tuyihuriyeho ndagira ngo turebe koko niba koko nk'urubyiruko noneho muri rusange niba koko hari akamaro idufitiye kuko niba bigaragara kuko ako kamaro karahari ariko nk'urubyiruko rw'iki gihe rwose wapi urubyiruko rw'iki gihe nta kamaro idufitiye internet icyo bayikoresha na amafirme na ategereza amasaha ya za nuza z'ubuntu internet y'ubuntu aba addicted ku mafilme runaka abareba porno kandi ari urubyiruko
nyine bareba ibintu bitabafitiye inyungu, ugasanga uwo mwanya wose awutakaza muri ibyo ngibyo. Fata umunsi wa mbere umara icyumweru, ukwezi kose ureba filime gusa, nta kindi kintu nk'urubyiruko bakagombye kuvumbura, bakagombye kwiga ku bantu bavumbuye ibintu kera, ukagenderaho nawe ukagenda umenya ibintu. Yari ibintu byinshi twigira kuri interineti. Noneho birumvikana ko wa mugani ibintu byinshi cyane wenda twakabyigiye kuri interineti nk'uko mushiki wanjye abivuze aha ngaha, ariko noneho ngewe ndashaka kuko bya bintu bishobora kuba byafatika umuntu yashobora gukora kuri interineti kabisa, ukumva ko nawe ukabona ko kuri interineti wahakuye ikintu uvuga ngo kabisa interineti narayikoresheje gutya, ariko mu by'ukuri nungutse iki ngiki. Hari icyo wowe wumva wakora kugira ngo interineti uyibyaze umusaruro? Ingaruka no kuri icyo kintu urubyiruko dukora, uragura megabayiti za 500, uragura megabayiti z'igihumbi, za 2 se, za 5 se, bitewe n'uko wifite. Ariko wareba uburyo ukoresha iyo interineti yawe, mu by'ukuri ni amafoto, sibyo? Ni amafoto, ni amafilime, n'ibindi bintu nkabyo, ni za video call, nuko nguko, ni ibintu nk'ibyo ngibyo wibereyemo mu by'ukuri. Ariko nyamara ufasha ayo mafaranga, tuvuge nk'umuntu ukoresha nka 500 ku munsi, hari abahari bakoresha ayo mafaranga 500 ku munsi. Ayo mafaranga ye 500 ku munsi uyafasha ukayakuba n'iminsi 30, urasanga ari amafaranga menshi. Mu by'ukuri aba bantu bazamuye uwo mutima wo gusevinga, ni ukuri wasanga uyu muntu afite amafaranga menshi. Simvuze yuko ari bibi gukoresha interineti, ariko nayikoreshe, ariko unitoze n'uwo mutima wo gusevinga. Sinzi niba nsubije neza ikibazo warumbaje, ariko interineti idufitiye akamaro. Warumbaje ngo ngiye ni Madina, hari ikintu wari kubivuga, tubwire. Nanjye kubivuga bitewe n'ibyo Tony yavuze. Ushobora kugura megabayiti za 500, ariko hari ikintu kikujyane kuri interineti. Mu by'ukuri nanjye nicyo navugaga. Ahubwo keretse wenda ugiye gukora ibintu bidafite umumaro, tuvuge natwe nk'urubyiruko, Madu, tuvuge nkatwe nk'urubyiruko, ureke kuvuga gusa nize nyungu ubundi tuzikura, nize nyungu ubundi dufite muri interineti dukoresha buri munsi. Uragura iyo guzizo 500, ese iyo 500 ugiye gukoresha kuri interineti uraza kuyibyazamo indi 500 basi. Nkatwe nk'urubyiruko rwose sinakubwira ngo hari ikintu kizima tuwakura, reka ntacyo, kuko kubitira aya mafoto agezweho, urumva ugatwika stati, abantu ibintu bikaryoha. Rubyiruko, birumvikana kabisa ko interineti dufite uyu munsi nubwo igeze ku rwego rushimishije, ariko nyamara nta musaruro turimo kuyibyaza. Sinavuga ko ari twese, kuko wenda hari abandi bayibyaza umusaruro, ariko mu by'ukuri ntekereza ko abenshi muri twebwe nta musaruro tuyibyaza, kuko byakabaye binagaragara. None wowe interineti hari akamaro ikumariye ubundi mu by'ukuri? Kanini cyane. Ubuse utubwira ngo ni kanini cyane, ni nk'iki kintu tubuye tubwira ubundi ibintu bifatika. Uvuge ku giti cyanjye. Uravuga ku giti cyawe, kuko tubwire interineti akamaro ikumariye, tubwire ngo ngewe wenda hari ubumenyi nakwiyeho ubu n'ubu, wenda nubwo utabavuga, ariko wenda ushaka kuvuga ati nakwiyeho ibintu runaka, wenda bingejeje aha ngaha, ngeze ku rwego numva rushimishije kubera wenda nakoresheje interineti. Urugero natanga, muri iyi minsi ndimo kwiga piano. Mbere yuko ngera imbere y'umwarimu wanjye ashobora kuba ari na hano, mbere yuko mugeraho introduction nayikuye kuri internet. Ntabwo nitiriwe just ngende mvuge ngo atangire ngo ino tushe ngo C sharp ayo n'amanote. Nahereye kuri internet, nabanje gufataho kanosiyo mbere yuko njya kwa mwarimu. Ikindi kintu, ibintu by'ama exercice ngunda kurebera kuri internet. That's why I'm physical fit. Birumvikana kabisa yuko rwose interineti wayikoresheje neza aho ngaho ufite inyungu nyinshi cyane ubuzima bwawe bwo. Nkunda tubwire, hari akamaro interineti ikumariye? Muri no minsi interineti iravuduka kabisa, iri ku muvuduko ushimishije cyane kandi irakora neza, ariko se akamaro ikumariye ni akahe? Kuko byibuze hari akamaro yakagombye kubikumariye, tubwire. Yewe akamaro interineti imariye, nigiraho ibintu byinshi, ariko icya mbere nigiraho kuririmba, nkareba nyine nkaho mapu bakora, nyine nkaziga, yego. Ikindi nigiraho guteka utuntu runaka, nk'ubu ngubu nagutekera ahubwo akanirya n'ibintu akavuga ati sheri ngomba. Ni byinshi cyane.
ikintu barimo bavuga njye ntarimo numvikana nabo. Ese ko no washyizeho iyo 500 kugira ngo urebe ibyo byo guteka, ese watetse bingahe biri bukongere kukwinjiriza andi mafaranga azagusubiza kujya gushaka ibindi? Mu by'ukuri nibansubize kuko ni ikibazo, kuko ibyo bihombo nibyo twavuze ngo ibyo bihombo hari abantu bazabihomberamo ejo bundi nabura ayo mafaranga. Harimo abantu bazahomba hafi imyaka 100 kubera ubuzima bwabo babuta kuri internet gusa batanayibyaza n'umusaruro. Uri kumva ingu yabirebye umunsi ngo Madu nyumva Madu, we washyiwe siku nkunda maze kutubwira ngo yagiye kuri internet ngo areba guteka. Ese ko guteka yatekeye bangahe bamuhaye ikindi gihumbi azongera gusubiza kuri iyo internet, cyangwa se azashyiraho 500 agasevinga indi 500? We niko bimeze, ashobora kuyijyaho uyu munsi ejo ntazongera kwishyura. Rubyiruko, urumva ko ibibazo turi kwibaza ahangaha ni byinshi cyane. Mu by'ukuri twese turi kuvuga ko, cyangwa se turavuga yuko mu by'ukuri internet tuyibyaza umusaruro, ariko mu by'ukuri nta bintu bigaragara dufite. Ubundi mu myaka 5 cyangwa se mu myaka 10 umaze ukoresha internet, tubwire niki wagezeho kigaragara. Tureke kuvuga ibintu twakoze wenda bikiri muri twebwe, tuvuge ibyo twakoze bigaragara byaduhaye n'umusaruro, tukaba tugeze ku rwego rushimishije. Ibyo bintu birahari, ariko wibuke ko kuko abahombyi kuko kubera ko rubyiruko noneho akazagira ide yo kuvuga ngo zatangira nka restaurant nyuma, ariko first of all akavuga okay reka wenda tuve kuri ibyo byo guteka wenda, kuko ni ibintu byinshi cyane byo kwigirwa kuri internet. Reka tubiveho kubera yuko guteka ntabwo urageze wenda uzashaka mu minsi iri imbere, icyo gihe wenda uzateka. Ariko noneho mu gihe se reka turebe mu byakozwe ubu ngubu icyo ugezeho kigaragara ikugejejeho iki, cyangwa ni bya bindi byo kurara ugira gutya gusa ureba twa tuntu twinshi cyane, uriga kandi ugashyira no mu bikorwa. ubundi reka nkubwire internet ubu ngubu umva washatse megabyte, umva niyo waba muri saa kamera n'agaceri katakayemo ndakurahiye ntabwo wayibura. None se ko katakayemo ejo bundi uzakukura akaye kandi none wogwema ko katakayemo. Umva ubundi ikintu cyose ushaka upfa kuba wumva ugishaka cyane, byanga byakunda urakibona. Nose ko icyo Madu twumvikana ko icyo utabikaye amafaranga sibyo ngo ya saving, niba uzajya no gukoresha niyo internet ufite n'ahandi hantu uzongera uzajya ese ibintu byose ni ukubika. Reka nkubwire mu myaka 2 iri imbere nimba uhora utoragura utwo duciro uzasanga twaranashize n'isaka. Ibyo ari byo byose icyo ntekereza, internet ni byiza kuyikoresha kandi no guspendinga amafaranga uyikoresha si bibi, ahubwo byibuze niba uspendinze 1000 wagaruje angahe muri icyo 1000. Ngire ngicyo ushaka kubona, kuko umva nkubwire, niba uspendinze 1000 kigashira cyose kikagenda, ugaspendinga ikindi kigashira cyose kikagenda, ntago numva ko utari muri babandi bari mu bihombo. Ariko moga reka nkubwire, yes umva nkubwire moga, sobora kugura megabyte za 500 urumva mfite gahunda yo kuvuga ngiye kuri internet sibyo, ndashaka nk'urugero nk'ukuntu Cecile yavuze arimo riga piano, nafata 500 akagura mega akava amaze kumenya uko bakora intoki bazikoza kuri dore mi fa sol la si, kuntu bagenda bikurikiranya arava avuga wow nabimenye. Nagera imbere ya mwarimu akamubwira suziki, aramubwira nakoze ibi nibi, yungutse ubumenyi nubwo yatanze amafaranga. Yes, yego nibyo yungutse ubumenyi, ariko njye none ndi kwibaza nyuma y'imyaka 10 ishize ko nta kintu ndi kubona. Biterwa n'intego y'umuntu. Nyine iyo ntego y'umuntu hari abo biba success, ariko noneho rero okay reka nkubwire tuvuge example sibyo, example ndavuze njye ndashaka kuza mu muririmbyi sibyo, mu myaka 3 cyangwa 4 ndashaka kugera kuri uru rugero rungana gutya sibyo, standard imeze gutya. Ubwo rero kugira ngo ngere kuri icyo gihe sibyo, kuri ibyo nshaka, ubwo urumva nzabanza ntanga amafaranga yanjye kuri internet, kuko sinzaza kureba umuntu ngo nyigisha kuririmba sibyo, ni bitewe n'imyumvire yanjye sibyo. Wenda abandi bajya kureba umuntu akwigishe, none ukavuga ngiye kubyigira kuri internet sibyo, nkiga umwaka umwe ukarangira 2 3 se, ariko sinshika intege kandi mu by'ukuri ngiye ntanga amafaranga ngura megabyte urumva. Noneho iyo myaka yarangira
nubwo nyine bitaraba sibyo muri iyo myaka yarangira nkaza nkakwereka ibyo nize aho ngaho uzabona ko internet ifitiye umumaro. Ubundi nk'urubyiruko muri rusange ubundi ko byakagombye kuba bimeze kuko internet ni ikintu ukoresha kikaguha ubumenyi mu gihe cyihuse cyane vuba kabisa kuko bo barasa ku ntego. Ibintu byose dukura kuri internet ni ukurasa ku ntego, nta bintu byo kuvuga ngo urajya muri tero n'ibiki byose, ni ibintu bahita bashyira aho ngaho byose ukabibona nk'uko byakagombye kuba bimeze. Rero nk'urubyiruko ubundi twebwe igihe twahereye dukoresha internet, ntekereza ko wewe warubyiruko dukurikiye, ntekereza ko igihe wahereye ukoresha internet waba umaze kugera ku ntambwe ishimishije cyane kuko ibintu byose dukora kuri internet n'ubundi biba byuzuye, nta kindi kintu twongeraho uretse wenda kuvuga ngo ngiye gutangira gukora biriya bintu nk'uko nabibonye, kandi numva ntabwo ari ikintu cyafata igihe kinini cyane. Kugira ngo nibura wongere dusubiriremo topic ngiye mbaza abantu barimo bavuga ngo barateka se ngo barakuraho ubwo bumenyi baragira gute. Mu by'ukuri ngiye hari ikintu kimwe ngiye ndi kugaya. Topic iravuga ngo mwa rubyiruko yo dukurikiye muri kano kanya, ariko nongera no kugusaba kugira ngo niba utarakora subscribe ukore subscribe aho ngaho kabisa, kugira ngo ibiganiro byacu birubaka kandi ni ibiganiro by'iterambere. Hanyuma ndibwira ko umuntu wese wumvise ikiganiro cya 4G team wagikurikiye neza kabisa atazaba umuhombye ahubwo azaba mu nyungu. Topic rero iravuga ngo ese internet dufite uyu munsi ubundi nk'urubyiruko hari inyungu tuyibonamo, cyangwa se ahubwo bamwe mu rubyiruko dufitemo ibihombo byinshi cyane bitewe n'uburyo tuyikoresha? Mu by'ukuri ntibambwire ngo wenda bavuze mu bintu gusa by'ubwenge, mu bintu bijyanye n'ubwenge nyine nungutse iki iki kintu se niyo cya gihombo ndi kuvuga kirimo gituruka. Nimba ko kutabonye ndi ikindi kintu kizi bukongere kugusubiza, wenda baguhaye iyo ntuze bayiguhaye, nimba nahita gute watetse baranje baguhereza iyo tip ko watetse neza mu rugo, noneho bitume byongere kandi kuguhereza courage yo kongera gusubira kuri internet ngo ushakishe ibindi. Njye nicyo kintu ushaka kuvuga. Mu by'ukuri nimba watetse abantu nta wagushimiye ngo wabimenye, nta n'uwaguhaye n'ijana ngo wabimenye, mu by'ukuri cyo ni igihombo. Sinzi nimba dushake tugarureke turebe ibyo bihombo internet ishobora kubinateza nubwo wundi ntabyo wabuze. mu by'ukuri cyo numva cyo kwiga ko turiga pe, ariko noneho kugira ngo dushyire ibintu mu bikorwa ni ikindi kibazo gikomeye cyane kuko nk'urubyiruko kuko dukoresheje internet igihe kinini cyane, ariko mu by'ukuri abo usanga barageze ku kintu runaka wenda baragiye kuri internet ni abantu bakeya. Namwe munkurikiye murabizi ibyo mwirirwamo kuri internet, murabizi ibyo mwirirwa mukora, ntago ni ugutwika gusa ngo ubundi ngo mukimanukira n'izo terime sigaye numvaho, ariko nyamara mu by'ukuri ntago ariko byakagombye kuba bimeze. Internet ni yo kugira ngo iduhereze ubumenyi, tumenye ubumenyi, tugire ubumenyi bwinshi cyane, kandi ikindi twiyungura ubwenge, hanyuma twimprovinge, dukora ibintu, tushyire ibintu hanze kabisa, dutera imbere nk'urubyiruko tubikesha internet. Uzi igihombo hano kiri Tony, igihombo hano kiri ni igihe umaze imyaka nk'itatu cyangwa ine cyangwa itanu cyangwa se n'indi zamuka uri kuri internet, ariko uyu munsi wa none ukicara ukavuga eske igihe nahereye nkoresha internet ni ikihe kintu mfite, icyo nicyo turi kurwanya. Hari aho harimo igihombo zikaze kandi bantu rubyiruko mudukurikiye, icyo ni igihombo kimwe kitazashira, kuko igihe watakaje uri kuri internet nta kintu ukora kigaragara cyangwa se wigiraho kigaragara ngo hanyuma ukibyaza umusaruro, icyo ni cya gihombo kizagukurikirana. Kuko niba waramazeho imyaka 10 uri kuri internet nta kintu uyibyaza, ni ukuvuga ngo icyo ni igihombo cyabayeho kandi ni igihe udashobora kuzakarura. Siko bimeze? Niko bimeze. Wenda nk'ukuntu dukoresha ama WhatsApp, Facebook, sibyo n'andi ma social media, ahubwo biriya ahubwo nibyo akenshi hari abantu bagira akazi bakagakorera kuri WhatsApp, sibyo? Yego. Hari n'abagakora bari guhurira ku ma video call, sibyo? Abo bose hari igihe baba bakora akazi, ariko hari n'abandi bajya kuri WhatsApp, Facebook, ariko nta kintu kizima mu by'ukuri bagiye gukoraho. Urumva? Ugasanga umuntu umunsi wose yiriwe kuri Facebook, yiriwe kuri WhatsApp, urukumva, kandi ibyo byose yiriwemo nta kamaro bimufitiye. Urumva? Aho naho haba hari igihombo.
ni ikibazo nyine nicyo cya gihombo twavugaga ariko buriya ntekereza ko nk'urubyiruko uko twicaye ahangaha ari nayo mpamvu tuba twicaye ahangaha kugira ngo wenda urubyiruko ruba dukurikiye muri kano kanya turuhe inama kandi zikwiriye zatuma iyi interineti bayikoresha neza cyangwa se zino mbuga nkoranyambaga bazikoresha neza kugira ngo zitubyarire umusaruro ngira ngo niyo mpamvu tuba twicaye ahangaha hanyuma wenda hari icyo ushaka kutubwira tubwire ngenda abwira urubyiruko ba grand frere se cyangwa ba petit frere ba sister badukurikiranye ndababwira iki kintu mu by'ukuri reka wenda tugaruke kuri twebwe njyewe uri kuvuga ibi bintu ese internet njyewe uri kubikubwira itumariye iki mu by'ukuri twatangije ino 4G team kubw'amahirwe tubona muri internet wowe dukurikiranye n'igihe twicaye turareba niyo mpamvu twicara hano buri munsi tubabwira namwe mutubwira muduhereza inyunganizi ibyo ni ibyacu dukora ahangaha kandi turabizi ko tubafasha muri benshi ushobora kutabyemera ariko uzanabyemera tu icyo nicyo dukora iki nicyo twahagurikiye kugira ngo tubyaze umusaruro internet twarahagurutse murabizi namwe haba mwese ahangaha mwicaye ahangaha ikindi internet ku giti cyanjye njye mfitiye akamaro nk'uko Cecile yabivugaga njye mfite abantu nigisha runaka ukamwigisha ukamenya yuko wamuhaye ubumenyi runaka iki ni ikintu cyiza tubyaza umusaruro internet nimba nanjye mwigisha ndajya gufata ayo masomo nanjye nyigire hahandi kuri internet nze ndeke gupacapaca ndeke guhagarara imbere y'umuntu afite ikintu runaka muhereza rero icyo nicyo kintu ni ibintu byinshi cyane mu by'ukuri internet tumariye ariko abantu tutabona urubyiruko duhumye turahumye n'ukuri bashiki banjye basaza banjye tumeze gutya ntago mbatutse ariko mu by'ukuri ntitukiryama kubera interinete kandi nyamara wakabaye noneho biranababaje kuba utaryama kubera interinete hanyuma akaba nta n'umumaro uyikuramo nta n'umusaruro usanga urubyiruko rwinshi cyane umuntu arara kuri chat akageza saa 11 za mu gitondo cyangwa se wenda na network zisanzwe no guhamagara bisanzwe umuntu akarara kuri telefone nta business ari gupanga nzima mu by'ukuri mwarubyiruko mwe n'ukuri ibyo bintu rwose pe niba ufite ukoresha internet please yibyaza umusaruro reka hari ikindi kintu nshaka wenda ni hari ijambo mu mbabarire hari ikindi kintu reba muri ano mezi 3 tumazemo muri kino gihe ano mezi 3 yose tuyimazemo mu by'ukuri hariho za kosera courses za free batangamo n'ama certificate online ariko umwana wiga agiye kurangiza kino gihe cyose nta na certificate nimwe mu by'ukuri afite kandi cyagiye cya saa 6 yarakwiye gukoresha iyo 1 gigabyte arimo yiga mu by'ukuri agiye gusubira ku ishuri nta certificate hari na bamwe tuziranye mu by'ukuri namwe murabizi mwanga ikayi ubu ngubu uzongera gusubirayo ukongera gusubirayo iki ni igihombo kimwe giteye ubwoba ariko hari bamwe bayibyajije umusaruro bamwe hari bamwe twahaye izo nama mu by'ukuri ubu ngubu bagiye gufata izo certificate bakuye online azajya agenda avuga ngo urugero niga muri kino kigo runaka kandi gikomeye yakuye he online kandi arari iryo joro yiga saa 6 z'ijoro s'il vous plaît atari ya megabyte wenda zijana kuko nta nubwo yazigiraho asoma izo modile mu by'ukuri urubyiruko dukanguke reka nkubwire Tony ntabwo wabarenganya hari abantu baba bakunda internet cyane urumva barayikunda cyane ugasanga nanone no kuyireka nabwo ntibyoroshye kandi nanone ikindi ntibamenye n'akamaro kari kuri internet niyo mpamvu turi ahangaha kugira ngo tubwire buri muntu wese w'urubyiruko ndetse n'utari urubyiruko n'abakuze nabo ukaba ukoresha internet kabisa uzi ngo nta musaruro kubyarira isubiramo neza isubiraho kabisa hanyuma internet utangire kwibyaza umusaruro wenda kandi kantu mvuga ari igihe bipfira ku babyeyi nanone reka tubwire ababyeyi agahereza umwana ufite imyaka ingahe imyaka 10 imyaka 8 akahita amugura telefone imugurire yes ariko umukontrole umenye se internet aba arimo kureba ibiki ese areba filime ese na filime zibamo inyigisho ariko ntabwo umwana areba filime buri munsi umwana ashobora kwigira kuri internet ukamwigisha amasomo uzajya wiga imibare gutya uzajya wiga ibinibi uzajya gukora ibinibi babyeyi namwe mu gihe uruhare ku bana banyu kuko umwana azapfira handi ku myaka 10 imyaka 8 kuzamuka
ari addicted kuri ya internet ari ibintu bitamufitiye akamaro kugira ngo aba yatangiye kwinjira muri ibyo bintu byo kuba addicted n'ibyo bintu byose bitamufitiye umumaro kubimukuramo biragoye azagera ku myaka 15 20 gutyo byararangiye gusa aho ngaho nuko wenda ababyeyi bakwigisha abana babo kujya kuri internet ariko bakajyaho bakora ibintu bifite umumaro. Nicyo numva wenda ababyeyi bafasha urubyiruko muri rusange. Ababyeyi ngo bafasha abana ariko reka nkubwire umwana w'iki gihe ufite imyaka 3 azi telefone kundusha azi kuyikoresha urukumva ariko njyewe uhisha na password yarangiza akajya ngiye nta nubwo ngiye nshyigikiye ababyeyi baha abana babo amatelefone bakiri batoya ntabwo mbishyigikiye kuko biriya bintu ntabwo ari byiza niho kuko uko agenda akura niko bagenda bamumenyera ko nyine telefone ayifite batagomba kuyimwambura wa mwana ugashiduka yaragiye muri bya bindi byose ariko uyu mwana umuhaye telefone yakuze abazi icyo kuyikoresha kizima kandi nawe kumwima telefone hari igihe umwana ashobora kurira urukumva oyakurira nta kintu yego ashobora kurira cyangwa se iki ahubwo ushobora kumuhereza telefone urumva ikibazo nanone ushobora kuba ufite umubyeyi nanone nawe utazi akamaro ka internet sibyo nawe akaba yigira mu chat gusa bikarangira ariko ubaye nawe uzi akamaro ka telefone sibyo ka internet ufata umwana ukamwereka hari ukuntu usacinga nk'utudesi anime urumva ukamwereka urumva none umwana icyo umumenyereje nicyo akomeza akareba ahubwo kereka uwo mubyeyi amuhaye telefone yarangiza akamwitaho akajya amwereka oya nta mwana muto wakagombye gutunga telefone oya abana bagomba kuba basirimu oya nta buryo busirimu aho ngaho niho hava nyine bya bindi byose nese uguhaye umwana w'imyaka 8 imyaka ingahe 6 10 umuhaye telefone ngo bigende bite ufite televiziyo niba ushaka ko yiga mushakira ibyo yiga ushyira muri televiziyo mwicarane hariya yige sibyo ibintu bihagije kandi kabisa byumvikana internet tuyikoreshe neza izatugirira neza kandi izatubyarira umusaruro wenda ngana no ku musozo wenda kugira ngo dusoze kino kiganiro hanyuma wowe utarakora subscribe nongera kubwira kugira ngo ukore subscribe twebwe nka 4G team tuba twicanga kugira ngo tukugezeho ibiganiro byakugira akamaro kabisa hanyuma ejo bundi cyangwa se nejo bundi uza watembere kubera twebwe 4G team nkuko twica tugatekereza uyu munsi natwe niyo mpamvu turi gukoresha internet kabisa kandi birimo kugenda neza abantu bose baradukurikira umunsi kundi kandi bakomeje no kuduha ibitekerezo byiza wenda ngana ku musozo reka buri muntu turi kumwe ahangaha agire inama yagira urubyiruko inama yihariye ku rubyiruko ndetse n'aba bantu bose bari mu zabukuru cyangwa se buri muntu wese uri gukoresha internet uri wese kugira ngo tumugire inama kabisa nk'urubyiruko tumaze kubona akamaro ka internet wagira inama abantu badukurikiye uburyo internet yabagirira umumaro njye inama nagira urubyiruko nababwira tureke gukoresha internet twe tuyibyaza umusaruro twe nituyobora ahubwo twe tuyiyobore tureke kurara turi amaprono cyangwa tureba amafilime cyangwa se duhinga turi kumwe nyine guhinga ni ukura turi kuvugana ku matelefone ngo buke tukiri kuvuga saa 8 kugeza saa 11 oya tubyaza umusaruro niba ari ukwiga gucuranga ugenda ubyige niba ari kwiga kuririmba agenda ubyige niba guteka ugenda ubyige ni byinshi cyane n'amasomo asanzwe ni byinshi cyane twakwigira kuri internet urakoze cyane nkunda biga Cecile turase ku ntego dutanga tugira inama abantu bakoresha internet yego nanjye shigikiye nkunda reka internet tuyobore ntituyobore twe nk'urubyiruko ari twigiramo ibintu byinshi wigiramo saving nk'urubyiruko nibiga saving ari abakire basigaye batanga inyigisho ukuntu wa savinga ukuntu bahereye hasi kuzamuka nubakurikirana uzagira ubumenyi buhagije tugabanya amasaha yo kuri internet tureba amafilime dufokasinge ku bintu bidufitiye akamaro murakoze cyane Cecile Madina gira inama abantu bakoresha internet ariko mu by'ukuri abenshi bakaba bashobora kuyikuramo ibihombo inama nabagira ubundi ni ukujya kuri internet yego nta muntu wibujije ariko ni ukujya kuri internet ariko ukajyaho ugiye kurebamo ikintu kigufitiye umumaro kabisa ikintu kigufitiye umumaro kijyanye plus na vision yawe urumva kigufitiye umumaro
byibuze niyo hari ukuntu umuntu aruha mu mutwe akavuga reka nshake akantu katuma stress zishira sibyo hari ukuntu umuntu ajya outside ho gato ukareba ku kantu bitari cyane kuko atari yo ntego yawe ariko kandi ukavayo basi kuri internet uvuga mpakuye iki ku buryo ushobora kuvuga megabyte zanjye ntago zipfuye ubusa kabisa. Murakoze cyane Madina. Tony, gira inama urubyiruko ndetse n'abantu bose muri rusange bakoresha internet uburyo yabagirira akamaro kugira ngo ibabere igihombo. Nanjye ndagira inama abagenzi bacu ntabwo njya kure y'ibitekerezo batanze. Mu by'ukuri reka dukoresha internet tuyibyaza umusaruro uwigenewe nyine tuyikoresha ibyigenewe gukoreshwa mu by'ukuri. Tureke guta umwanya wacu mu bintu bitadufitiye akamaro sibyo. Nimba urubyiruko amamega yawe niwe wayiguriye mu by'ukuri reka nawe uvuge ngo iri jana ryanjye naguze rya megabyte reka ndibyaza umusaruro. Nimba ari iyo foto wanashyizeho wenda ibi yawe urimo wamamariza wenda n'ikindi kintu runaka cyangwa se ari ikindi kintu ureke gusa guhora ujya ku wenda ureba status z'abandi ese wewe barebye izawe zingahe zikwinjiriza n'urugero. Reka rero dukoreshe izi internet yacu tugikoreshe neza kabisa. Uyu umusore uyu mukobwa akoresha iyo internet ye mu by'ukuri imugirira akamaro areke kuyikoresha gusa nayikoresheje ngiye natwitse watwitse se n'ubundi watwitse iryo jana ryawe rode ryahiye waritwitse mu by'ukuri. Reka rero mu by'ukuri reka dutere reka twunguke uyikoreshe wunguka aho gutwika ugatwika n'utwawe. Arakoze cyane Tony. Hanyuma urubyiruko mudukurikiye kabisa ndabinginze niba uri kuri internet ibyaza umusaruro ndumva ari byo byaza kugira akamaro. Reka nshimire mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro cya The Connect Info-GT nkuko bisanzwe. Nongera kubararika kandi kugira ngo mwongere mutange ibitekerezo byanyu hariya kabisa muduhe comment. Hanyuma mbararikira n'ikiganiro gikurikira ubutaha ntimuzacikwe kabisa. Reka tubasezere. Bye bye, mugire ibihe byiza naho ubutaha.